mbese inzozi zahinduka impamo rimwe na rimwe bijya byanga ariko hari igihe ziba ukuri bamwe bakeka ko ari ibisasi gusa siko mbibona kuko sinjye waremewe ndababara kuko nanjye ndi umuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo si wambwiye se ngo isukari igiye mbaya no kuba nyeretse we niyo nywera abantu bose bava muri Amerika n'ubundi baba bakwiye bakumbuye kano ka anyway ntabwo nigeze nko presenting amwita Freddy ni mukuru wanjye nyine biga muri Amerika amwita Brian ni umugore wanjye nawe nako ni girlfriend wanjye okay akoze umugore girlfriend are different so yeah very different yeah nawe so Freddy nishimye enchanté en tout cas wanyite sana tudasa yeah muras incompetently skin yeah buriya se bageze ibyago yasanga undi muntu nyine baba bahuje wenda mukuru wawe arihangana namuzanire brise ni Jackson arenshishijemo anyway Fred nyina dada nakubwiraga cyagiye uri hariya ukundana nyine just waje nifuza yuko waza ukamumenya ko turi home turi board nawe akadupange muri board ntabwo tuje kure no nyine kubera yuko twabipanze turi kubana akadupange nyine ejo kumusura nakubone kako cyane ko ntabwo bakunze bari mu rugo gusa ntabwo batembera nyine amatembera akiri mufite cyo kuganira tukaba not disappointed on ari sawa okay ngenje nakubwiye ati wambesha ikintu wumbeyeho nuko nta mukuru wagira umukuru cyako bunawanye ariko agira na mama we mwiza none se nta kintu mufite cyo kuganira se turaganira en tout cas moi je suis enchanté dishim karibu mu rugo thank you when you move muri America just using English are you good huh you know I've been in America since that time you know what I do man byatugioreza ari wanyerekeye akosa ndavuga wanyereke simazi aje ngiye kwifasha gato ndahita ngaruka so mpayira baby wambaye neza aho guse ko umuntu wambaye neza na okay cyo yomeze neza se makuru okay kunde waburyo I'm impressed really okay my brother ndamwemeye yeah okay yeah ukuri kuvuga buhoreze no kusanzwe uvuga nuko zanzwe mvuga ariko nari nagezemo akagripe ho gake I'm good ntabwo uramenyera crema ntabwo ndamenyera crema uriya yandepejeho but I'll be fine yeah sure muri Amerika wari mu kazi ku ishuri nasozaga amashuri university but wow I'm done almost done so wow soon uko nasubirayo just for masters okay yeah okay do you mind look at your eyes you please okay you teach it us okay if you don't mind thank you umuntu mutari no kuvuga nta kiganiro muri kugirane cyamutegereje nge nitwe tugutegereje okay so where are we going to start ntabwo mba nifite ibintu byo kuvugisha umuntu aba ari shy ho gake ariko it will come with time ahubwo ntabwo abakiriye kajya kuzana ibiryo kari ku meza no we are good okay uratangiye kandi
Karibu ku meza. Ikise kandi. Umari. Zone barinda abo muri Amerika uri kuri Amna isabase. Yeah, I'm impressed kabisa. Manumva. Siko ku mafoto. Muguriza umukumo twavugaga. She smoking hot. Ndikumwemera. But it's okay, it's fine. I mean, hano ni umukobwa wenyine. None zuba aritwara. Abanyamodoka iramodoka irahano. Agira mama we wenyine. Ako ari namaza about sinamaza kujya papa we. Gusa nanze kumujya mu buzima. Mama we ni umuntu uri kurya sana, umuvandimwe we. Sister to. Siko muri gifite udutotsi. ntabwo twabruto. Uracyananiwe. Nubwo ari kunanirwa buriya ni sakadi ya mbere itumwa wumva. Gusa ntabwo muri mbwira mu kinyarwanda. Mere. Mamuyoye ko nyuko arimo mo. No kuvuga kuriya ko tuba tujyana bukeye hano tukaryama bwije, so it's like amasaha mutwa. Na muntu sibyo ngibyo. I'm okay, I'm good. Ese ko jewe ugenda ukananirwa kuryama. Ako noneho mbakamubaza. Yvan yari yakujyanye. Yvan ko yasaze. Unahuze rero urukanga nyuma w'umusaze. Sha umbarika ngwiza kuri mail. Yvan ejo twari turi kwa fiancé we. Fiancé sa Yvan agira fiancé. Yengo ni fiancé. Uwe fiancé. Yengo ni fiancé. Uwe Uzo umukobwa twavugaga ngo wa FaceTime yanyeretse uramuyoboka. Aho ndushaje uje umuteze imodoka. Agashaje mama. Mama reka mubwiza ukuri. Umukobwa naramubonye. Urumva nta kintu na kimwe cyo gusaza afite. Uvuze waramubonye? Ntabwo narobye ariko ndeba nabi. Ntabwo narobye ndeba nabi. Nawe winzana. Nawe wagiyeyo? Ntabwo none se nagiye yarangiye yaramunyereka bisanzwe. Hanyuma ubona ntacyo atwaye. Ntacyo atwaye. Ni sawa rwose kuri Yvan ntaribi. Kuri Yvan ntaribi nge nabyemeye. Naravivuye do. Nawe wagiye kuri wa mukobwa. Ase mama ariko uretse ugezeyo umwitegereje ubona ntacyo atwaye. Kimbo rwose man. Hakubura mukobwa so umupfumu. Se mama ndashaka kureba amafoto yawe ukiri umwana. Buriya mukobwa so umuruzi. Ukuntu wirata. Ngendagira mu munsi muzanyereka amafoto ukiri muto. Turebe. Ijambo ribunguye mu matwi yanjye ni ukumva ngo nawe wagiyeyo ugezeyo none urimo kuvuga ko nta nicyo atwaye. None utangiye no kuzana ubugambo ngo ntabwo ngo niba wari iki. Ngiye ntabwo narubye ari kuri uyu mwana ntacyo atwaye. Ntabwo warobye se kuro ushatse buri gihe uruvuga ngo ni umukecuru nge uriya mwana ntacyo atwaye pe. Yakuraruye nawe. Inzobe urumva indesho urumva agasatsi. Nawe wagiyeyo ugezeyo umwitegereze witegereza inzobe, witegereza imisatsi, witegereza uko areshya, bivuga ngo nawe muri make nawe wamaze kurogwa. Reka nkubwire hakuno umuntu uri amacecuru amacancu aciraga nabonaga ari amacancu ashobora kuba arimo n'uburozi. Ako se reka mubaze aso ubundi uretse kwirata. Ariko uretse kwirata iki? Uraje usanze umwana nyoko ngo yararose ngo ararota abakobwa arakujyanira bakwere. Nawe reka nkubwize ukuri. Reka nkubwire sibyo murari ibintu mwe muri gukora mudashaka kunyumvanga ujeje umundi nawe wararutse mwarukiye umuntu nk'ubaye umusazi. Uretse uri amacecuru ndajya guhangana nawe niba ari uburozi nanjye ndabukoresha kugira ngo amarire abana avekure. Reka nkubwire nturakuze umusibeje ukaba utangiye kwirirwa wirukanka mu bidafite 12. Mary ase ngiye kundeba ukunguko. Uretse ndashaka kuzajya ariko umukecuru aranteye. Mami Bro, what's up? What's up, bro? Smart, kumere mbonye rake byatari ububato byanyuze. Bro, Mary. After all these years, nagize ngo yarahindutse. My mom never changes. Ambye amagambo. Uzaho Man, you know the girlfriend to yeah, Ivan. To Yvan. Yes. Man, Yvan yanjanye. We talked to the man.
umwana man, she's okay. She's Yeah, good. she's okay, man. ahubwo wowe kuheza aho ngaho bigenze bite yewe turi kuganira mereza telefone yanjye aho ngaho Mami ndabye numva nakwana Mami ariko na mama sorry Mami urabona ko wamuseze atari ko kimeze Mami wo akunda so wawe kujya kure kubwiza bwiwe nibimugize bwiza kubera isima ko numva noneho induru zabaye induru man go ahead bro, the chick is awesome. Ararenze ntabwo mbyumvisha ukuntu ntabwo niyumvisha ukuntu Yvan bari kumwe how Yvan afite iki man uretse rero zahasozi zihora mu rugo ariko nyine Mary burano byamwakaje amwita umukecuru uriya mu baby ntacyo abaye ahubwo the problem is aho Yvan noneho man just yambabaza gukundana nawe ni fresh ariko noneho umwanya wose yawumutayeho bro nta kintu agikora nako ndavuga ngo muracyatinga nuko afite umwanya futa amukobwa mumaze kuganira ngo wumve shanze namwe guturana that's why impamvu ariko naramubonye mu mafoto Yvan amunyereka ubuze Yvan ngiye namushice ngo yataye umutwe bano ya mukobwa ubundi ninde utata umutwe gukunda biri obvious ni ibintu bigaragara ariko noneho rero ntareke kumuta umwanya mari uziko usaba nyamudoka yaje kugufatamo nyira mu baby buri munsi ahitana akayirirwana yirisipong ibyatari mbese umwanya wose nta kintu gikora mu rugo nta kintu kikorera nje nicyo kimbabaza nanjye ibyo byarambabaje by the way ageze aho musaba imodoka koko Yvan ntabwo ari kudusebya kandi naramubwiye man subize umubaby iyo umweretse weakness Yvan yamburanye iki aragenda noneho uretse no kumutera imodoka urumva naho yagiye aramukurikira akirirwa mugenda inyuma akira man bazava bamusuzugure byatari let me tell you the truth Yvan ngiye nta kintu yamburanye manigram buri at least per month kandi nawe urabizi ko njya mbaha icyo mfite turagisana simana Yvan ibintu ntabwo ari byo ariko ndaje mbimukureho man usibye n'ibyo ngibyo rero reka mubwize ukuri my brother uri mukuru wa Yvan you're my younger brother yes sibyo I know uriya mukobwa ngewe naranamwemeye buriya so ntukamuvuge nabi numva ntumbwire rero noneho mugiye gucakirana na Yvan nabi nawe usora mukuze none Yvan ni little bro yes man urumva Yvan kumukunda ni sawa ariko noneho nawe ni wamwishimiye ntabwo bivuze ngo noneho ngo ugiye gushikira Yvan ngo ayikomeze kumutaho umwanya bro ahubwo mumfashe asubire mu murongo ese ngugiye ko ngiye none se oya ntabwo ari byumbwiye nawe ufite ubugunda se I never know nari ndamufite never know ariko noneho ntabwo mani twabataye imyanya nk'uwo Yvan amutaho uwo nkunda yes ariko uriya mukobwa every time every hour every minute baba bavugana kuri telefone iyo batabonanye iyo batabonanye baba bari kumwe iyo batabonanye numva twavuganaho nawe uraje buriya bro njye nibanga njye nawe nta muntu uzabibwira ariko I'm going to make my moves kuri aya mukobwa noneho Yvan bimuhe no gutuza ibingibi bavuga ngo yataye umutwe ngiye kumukuzaho atuze yongera agaruke mu rugo serious you mean ko ugiye kugira some interaction with Brian? I'm going to make some moves quiet moves kunumva mwese mugiye kumutaho umwanya ahubwo what you can do nuko wagira inama Yvan akareka kwisozuguza amana njye imodoka amana nta nubwo nshaka kuzongera kuyibona muri iki gipangu isoke ibyo bindikire uko nzayitobora n'ipine nongera kuyibona noneho akamusuzugurira kimwe ibyo bindikire bro I'm going to make some moves kandi mwese muzabyemera ngo vivure you will like it so I didn't ask you ufite how long in Rwanda man my visa actually I've been nasabye ariko still processing I still have some issues ariko fameza biri I'm still around ariko for the meantime ndashaka umuntu tuba turi kumwe abanyarwanda ni benshi kandi abanyarwanda ni beza ntabwo uzamubura
ariko make sure ko udata umwanya nka Yvan bro kandi umufashe rwose ndakwinginze twebwe yaratunaniye mama ntavuga iwacu please ibyo bindekere have your time umugire inama bro sibyo it's okay Hello. Brian. Guess who? Ah, sure. Yeah, guess. Okay, Fred. Fred who? Come on. Sha. Okay, yesterday ejo naje mu rugo like at your place with my bro. Yeah, of course. Sure. I'm good. Just, you know, the weather, klima, niri kungoraho gake ushuhe. Ariko I'm good. Yeah, yes. So Bria, let me ask you something. Actually, no one have ivugira ku telefone. No, ntabyo nshaka kuvugira ku telefone. Can you give me some time? Nkaba naza gusura, then I talk to you. Ni ikintu kiri very important. Mfasha rwose mfasha please. No, come on, ntabwo ndi umwana muto. I don't have to come with Yvan. No, nunize Yvan. No, ndahazi. I have my GPS. I'll be there tomorrow. Please give me some time. 7 p.m. Okay, at 7 p.m. nari mfite akarande ariko ngiye cancelinga. I have to be there. Thank you. Okay, see you. Bye. Tomorrow. Okay, bye. Take care. Karibu nanone. Thank you. Hari yashize iminsi umeze neza se? Yeah, I'm good. Actually, nanjye nishimye kuba ndi hano. I'm happy. Yeah. Urisanga rero? Thank you. Ahubwo se kuri hano ko wamamagaye uramwongeye kuza kundeba ndibaza Baby hari ikibazo cyabaye ngira ubwoba. Nta kibazo cyabaye. Is he okay? Yes, he's okay. So why are you here? So, you know, kuva wa munsi nibuka umunsi tuzanye na petit frère. On that day, numvise naza and I asked you more questions tukamenyana. Numvise ari ibintu byiza ko nakumenya more than that. You know my petit frère. Umwana muto. I don't think my boyfriend. How yakugeza? I don't think that. I think I can take you further than that. Oh, okay. Yeah, you can ask more questions, but don't go far. So buriya ubona when a petit frère ari sawa se? I think I can do better than him. Come on. Narebye ibyo petit frère ambwira
and I saw you physically, and I think I can do better than him. Come on. Yes. Are you being serious? I'm being very serious. Miss Augokuri, why the date starts? Can you get closer? A little bit closer? Don't get shy. Your brother's girlfriend. But you can get closer, don't. Yeah, don't go sure, far. but... Yes. Thank you. That's better. Okay. Yes. Yeah, so from that day ngiye rwose ndumva yes he's my brother ariko ndumva ngiye nawe ari we it would be better ntago don't you think so? I don't think so. Why not? Okay, nta kibazo cyawe nta ribi ariko waturiya ni umwana amo mature bivuga gutyo ntabwo ukunda abantu bari mature bivuga gutyo he's my boyfriend kandi ndamukunda boyfriend come on he's my baby bro uriya ni umwana nakuze mbonana I love him come on I love him yes I get it maybe but try me excuse me I know who try me nanjye ngeragezaho I'm impressed Mama but not interested Kendo mama hirugwe and you know just me and you ariko yeah how old are you mfite akabazo kamatsika I'm sorry ntago njya mbaza imyaka to ladies but how old are you 25 25 sure. That boy is 21 after imyaka 21 I know so what uriya mwana ntabwo he's still in school. So what? Come on, I'm a graduate. Wow. Danjije Cincinnati ntabwo dusana. Wemwana ntabwo tungana. Bihuriye n'urukundo. Listen. It's clear. Njewe, I will take you far. Wow. Njewe, I'm ready for a home. Okay. So ndumva, you should make your mom proud. Ooh. By getting close to me rather than that baby boy. Come on. Really? Yes. Are you being serious? I'm very serious right now. In fact, can you please tell me what do you think about it? I'm better than him, way better. I love him. You do, but I will make you love me as well. I will take you further. He's my brother, so this is another good point. Uziko ndi kujya uri gukina cya all. I'm not kidding. Ntabwo ndi gukina. Fred. I'm serious. Bro. Agiye. No way. None se telefone yanjye uyivanye. What's up? Kumbe n'ibyo byawe. Nese ufite ikibazo iki? What did you get in my room? Man, wagiye muri chambre ya program fresh. Ubuse reka nkubaza. Niba uzi ko nkuru ndetana n'umukobwa ajya kumwandika amagambo nk'aya ngaho. Ivan, icara hano. No. Come and sit here. Umva mubwire bro. Come and sit here. Ivana aho ngaho umva mubwire. Ibyo kuba bavandimwe tubyihorere nta bintu bigira gute bishoboka. Ivan. Nese mbwira uburyo ujya kwandikira umukobwa wa umugore wanjye uramukunda man. Ivan. Ivan. Ikisa simbibonye ntabwo ari guhamagara hariya. Ivan nindo kwishura amashuri. Man wabonye ishyura wowe. Ivan. So what do you transport in Kigali? Who gives you pocket money? Bro, if it's you, niba ari wowe. Bro. Nyine niba ari wowe ufite uburenganzira bwo kunyinjira muri gahunda zanjye wowe. Uriya mwana urumva ntabwo mungana nta nubwo mungana imyaka
bro mbonga ase ubundi w'abakobwa kagakobwa mwigana ka mubwire abantu what happened mubwire ikintu kizima se byagenze nyine mu sinakubwiye ko waje waseze kugira ngo ndakubeshya nawe waje waseze ese ureba datangiye kwandikira umugore wanjye aramwandikira ngo ndagukunda ufite umugore mbese waza uvuga ngo iki wowe umva bro tworoherane igihe nawe tuzajya reka sasa reka mbabwize ukuri reka mbabwire gusa tubwize ukuri iki wowe n'ukuri kwawe n'ukuri kugira mu gahambirwa wowe narakubwiye ngo uje nabi ejo bundi nakumvisha uvuga ngo wamubonye ngo ni muremure ngo ni insobe ngo ni iki ngo urabona uriya mukobwa ntacyo atwaye none urasimbutse mami reka mbabwire rero njye mbabwire y'indu yanyu ndayihaze muri iyi nzu reka mbabwire niba mwagiye kurya uburozi bwo kurura mucacu mwese mukabura rimwe mukaba mugiye gusarira icyarimwe njye mbabwize ukuri hano muri iyi nzu haraza kuba ibintu byamuvanye hanze se mbese nkubaze yaba nzi ko ndumvise ubu none nawe uraje urarumva ese umuntu reka nkubwire wenda ibindi birashoboka ko kugenda ukabwira umuntu ngo ntabwo tungana ngo ntabwo murangana nese wangana nawe bavukiye rimwe se bavukiye mu bitaro bimwe se ariwe murangana ari nawe ntimungana mwese ndabiyamye kuri n'ubundi webyo waza byose n'undi niyo twatuganiriza imana waza n'undi ukamubwire ko niyo tataza gusera dupfa gusa reka mbabwize ukuri mwaza kandi nabona mushaka ko nsara nkiruka ngatira imyenda ku gusa ubu ntabwo nakomeje kujya kurana na kera gicecuru ntabwo nakomeje kujya kurana na kera gicecuru uranguramo mubuza kugenda muranguramo none mugiye no kurwaniraho ahubwo abarebe nk'abatuzuye harya ngo baragukubise yewe mwasuraga bakabamvunagura mwese bakwahindura inyama ahubwo iyo bakuvunagura ukaza ntabwo bakagucurira mukaza utavuga mbega urugo akunda uriya mukecuru n'ibiki afite ubu ntibagiye kunyicira abana se bimeze bite urere mani umukaritazi ngo ni grand frère watangiye kunyinjira mu buzima mani imagine uzi ko nagiye tunje ukuntu numvise fone iri gusona ku burenda bakamwifate nyine nyimuzana hano muri salo nsanga imbere yo kumwandikira so nakuri kumuhamagara grand frère wawe we hari Mario hari na wa bro wawe Fred man wo nguwo bona sanze ngo bari kumuhamagara none mbonye ivuyeho nabawe ndasanga yambuze mbanza gucekinga fone yanjye ndende ko yambuza agahamagara kujya mu sinzi ukuntu nagize ndangiye mbona message man ibintu byandagukunda ngo I miss you I can't sleep without you bro man baze ko grand frère atangiye kunyinjira mu buzima mbabare man ntago ndi mbabare ntago ndi guseka nyine kubera nyine birababaje man sibyo ariko mbabare nyine biransekeje to ese ibyo nakubwiraga man ambwiraga ibiki narakubwira ngo rekana na kiriya gikobwa Tracy ni ntari hariya ntiyiturira ari ibintu wenda ukina nabyo sinjye ko cyane ikintu cyane yanya n'umuvandimwe wanjye nura mukobwa none se nawe ariko imagine ibaze bavuye hanze nawe araje mu mukobwa aramusari none se urumva umukobwa uburyo ameze akose kiriya gikobwa cyarakuroze man Tracy ko nta kibazo afite Tracy kubizi ko agukunda njyewe umva nkubwire uriya mukobwa sinteze kumureka n'ibyo wavuga byose umbwira ngo nimureke kuko ntago wenda ntago uramumenya mane uriya mukobwa wamubonyemo iki ikintu icyo ari cyo cyose she mean everything to me so rero ngayibaza noneho grand frère Araje man atangiye kumutereta bizi neza yuko ngiye banavuganaga gutya nibo bangana n'ubundi bihorere bikundanira bro imbwa ngo nibo bangana nese yagiye kumita amaruko yuko hari abandi basore bangana nabo kiriya gikobwa nabonye kimeze nk'aho ari n'ikirara bro nukavuga ngo umuntu wanze utamuzi none se ndi muto ntabwo ngiye nakwifuriza ikintu kibi nubizi ko uri umuvandimwe wanjye se ibyo wambwira byose man we nyine tuwe mwibwirira kuko waje kunda ariko nubundi still the end nubundi mwanzo reka nkwereke basi so ushaka ko mugira inama gumanira na Tracy wawe niba muburoza hase Tracy yagutwaye iki ko ari umukobwa mwiza Tracy mukundanye igihe kinini kandi ubizi ukuntu agukunda wakwigumanira na Tracy wowe ntabwo bivamo reka narurira rukobwa nyine mva nkubwire kiri ku munsi we azaba yanyibwiriye ngo birarangiye nabwo ntibyashoboka ahubwo bro wankoreye umuti njye ntabwo namukunze uriya mukobwa ese n'undi ntaze yarugwane nagusabye kumukunda batari uwawe ariko se urashaka kurongorwa
ubuzima nkubwiye ngo urashaka kurongora umukobwa ngo ejo bundi ngo yagucije imodoka iragushajije ubwonko ntabwo ari imodoka bro niriya modoka niyo yanayitwara kuko ikigaragaza nawe nuko nkunda nuko sometimes utajya yibuka yuko yanayimpaye nizo mukundira iki yigo nukabigira umwana mani bro baze nk'ibintu buvuze gusa nkubwiza ukuri ngiye guhangana na grand frère byeruye ko se ugiye guhangana n'umuvandimwe wawe kubera iriya beach none se ahubwo umuvandimwe wanjye kuki ashaka guhangana nanjye kubera iriya beach nze ko bizi ko ari beach ariko ushatse wamwise ukeka ko n'ubundi rega ntabwo afite uruhare rwo kugera mu guhindura imyumvire y'uko abantu bamufata umuntu ashaka kugufata nabi niyo waba mugire neza ntabwo yabura kugufata nabi suri ntabwo wabuza gute ibyo abantu batekereza nese ngende mubwiye ngo abantu bagufata nabi guri nese uramuzi se uretse kubwo gafere wawe ibaza amafaranga afite urumuri umuce urgira ukuntu ntabwo ari amafaranga gusa nabyise ibara ry'urukundo